Imana yaciye inzira abayisirayeli bareba, abanyegiputa batareba. Niyo mpamvu nari ngize ngo mvugane n'umuntu udukurikiye muri uyu mwanya. Inzira Imana igiye kugucira iyihisha abadayimoni, inzira Imana igiye kugucira iyihisha abagome. Umva nkubwire, nubwo nyogosengere wavuze kutazashaka, inzira Imana iguciriye imuzanye nyogosenge atabizi, icyakora azabona mariage yabaye. Umunsi w'ubukwe bwazahaboneka, ariko aho fiance yabereye ntabwo ahari. Buriya rero niyo mpamvu ngomba kujya mwitonda, hari n'ibyuzukuruza bya Kayini. Ubu dufite abuzukuruza ba Kayini bica mu cyane. Arayibaza, iramusubiza, bigera ubwo amubwira ati niba ari wowe untumye uragira ngo ngende, ni iki kintu cyerekana ko ari wowe turi kumwe? Iramubwira ngo urambike inkoni hasi, ihinduka inzoka, arayitaza. Amare kuyitaza, ijwi arongera amubwira ngo yisingira umurizo, ihinduka inkoni. Ati icyo kikwereke ko ari ndi Imana. Mose aravuga ati bya bintu birakora, ubwo iri gukora ibintu bimeze gutya nzagenana nayo. Icya kabiri aravuga ati iki ntago gihagije, nyereka ikindi. Ngo afata ikiganza cy'iburyo ngo agishyira mu kwaha, ngo kiza kibembye. Ngo aratangara babazwa nuko kibembye. Aramubwira ngo nagisubizemo, ngo munakigarutse ari kizima. Aravuga ati ni Imana koko. Iki gihe Mose yumvaga Imana kuko atarigeza yumva mu bundi buzima. Mu bundi buzima yarize inyigisho za Egiputa, muri ndi buzima yize igisirikare cya Egiputa. Amaze gusobanukirwa ubwoko bwabo nabwo bukomerekeramo. Yabukomerekeye mwate. Twongeye kubaha ikaze mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro bya Arabohora TV. Uyu ni umwanya mwiza nanone tubonye kugira ngo tuganiremo, tubishimiye Imana. Hanyuma turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, sinahangara ngo mbavuge mu mazina, baraza kwivuga kuko n'ababyeyi n'abantu bakuru. Reka mpere kuri uyu mupapa ufite mikrofone, twibwire mu mazina. Murakoze cyane, nitwa Nzakundimana Jean Baptiste, ndi umugabo ufite umudamu n'abana. Mbika imyenda ahantu bita Kabuga, ubundi wacu ni mu ijuru. Yesu aduhana umugisha. Amazina nitwa Nyiramukiza Betty, nanjye ndi umubyeyi ufite abana 3 n'umugabo. Nejejwe n'Imana kuvugira umwami, biraryoshye kuba muri Yesu neza utabeshya beshya. Umwanya turimo rero murabona ko ari umwanya w'agaciro. Hanyuma turaza guhurira mu ntego imwe ivuga ngo urupfu rwa Kristo kumuchristo, cyane ko turi no mu bihe byegereza Pasika. Hanyuma buriya se dutangire dusobanura Kristo wari we, dutangire dusobanura umukristo wari we, duherehe. Muraza kumfasha kuko muri abantu bakuru. Muraza kumfasha kugira ngo tuze kubisanisha, kandi ndagiye kako biri buze kugenda neza. Wenda umuntu agiye kuvuga urupfu rwa Kristo no kubanza kumenya Kristo ninde, yaje ate, yapfuye ate, agamije iki. Ngira ngo wenda ibyo nibyo twaza gusobanura kugira ngo tugere no ku rupfu rwe. Yego, turaguheraho rero udusobanurire. Udusobanurire Kristo wari we. Okay, murakoze cyane. Ninjya kuvuga Kristo, mwitegure ko turaguma ahangaha kuko Kristo kumuvuga ni mugari, araryoshye. Kuvuga Yesu ni ibintu birebire. Hanyuma reka tumaze dusenga Imana kugira ngo tumuvuge neza tumaze gusenga, kuko ni umugabo bitorohera umuntu wese kumuvuga uko yabiramukanye, ahubwo ni umugabo ufite ibigwi bisa kugira ngo witondere kumuvuga. Reka dusenga Imana. Turagushimye nyaguhora ku ngoma z'umwami wacu Yesu, tugushimiye umugambi mwiza utahwemye kugaragaza ku itorero no ku bantu bawe kugira ngo uyu munsi tube turiho. Nuko wabishatse, kandi cyatumye ubishaka no kugira ngo ucungure itorero ribeho, rikwishyire cyangwa se uryishyire ridafite ikizinga. Tugiye muri iki kiganiro, ndasenze kugira ngo umwuka wera w'Imana ari uyobora iki kiganiro, adahe biri mu mutima w'Imana, abyuzuza akanwa kacu kugira ngo badukurikiye barusheho kumva no gusobanukirwa Kristo wari we n'urupfu rwe ku buzima bwacu, birusheho kubaka itorero ndetse natwe ubwacu. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma muravuze ngo Kristo ninde. Ninjya kuvuga Yesu Kristo, ndamuhera mu itangiriro. Nimuhera mu itangiriro, ni urugendo rurerure. Mu gice hafi cya 3 cy'itangiriro, wenda ariko ariho duhera kugira ngo
tuze kumva neza ikiganiro tugiye kuganira. Ndashaka ko dusoma wenda igice cya 3 cy'itangiriro, durasoma umurongo wa 14 n'uwa 15 kugira ngo tuze gusobanura kuri Kristo neza. Umurongo wa 14 uravuga ngo Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. 15 nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mushobora kwibaza uti ayo magambo usomye ahuriye he na Kristo? Iki ni igihe cyo mu ngobyi ya Edeni, ubwo Adamu na Eva bari bamaze gutandukanywa n'Imana n'icyaha. Ubwo iyi nzoka yavuzwe ahangaha yabaye promoteri wo kugwa kwa Adamu na Eva bakava mu ngobyi ya Edeni. Mu muvumo cyangwa se mu gihano iyi nzoka yahawe ariyo mwanzi, ari igereranywa na Satani, ni igihano cy'uko ibaye ikivume kandi habayeho ikintu cyitwa urwango hagati y'urubyaro rwa Satani cyangwa se rw'inzoka n'urw'umugore. Meme iyo bavuze urubyaro hagati y'urubyaro rw'inzoka n'urw'umugore, iyo nzoka yasobanuraga Satani. Uwo mugore ni Eva, kuko niwe nyina w'umuntu. Kuvuga nyina w'umuntu byari bisobanuye ko mu mugore hazavamo imbuto izaba umwanzi wa Satani komutere, kandi uzatsinda Satani ku buryo bugaragara, none hakamumena umutwe. Nuko kumukomeretsa umutwe ni Kristo wagombaga kuza agatsinda Satani n'imbaraga ze. Hanyuma gukomeretsa agatsitsino ni uburyo Satani yagombaga kuzabaza Kristo, akagira ubwo bambwe ku musaraba. Niho yavuze ngo urubyaro rw'uwo mugore rukomoka muri uyu mugore ruzagukomeretsa umutwe, rwo rwiteguye kukumena umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Uwo ni Yesu wavugwaga. Hanyuma dukomeje kuva mu gihe cya Adamu na Eva, Yesu aravuzwe. Hanyuma tuzamutse mu gihe cy'Abayisirayeli, bari mu rugendo, ndibuka ruva i Kanani, ruva mu Egiputa bajya i Kanani. Hari ahantu bageze mu kibaya cy'Imowabu, bakambitse mu kibaya cy'Imowabu, uwitwa Baramu nibwo yongeye kwerekwa ahishurirwa Yesu Kristo. Ubwo bari bakambitse mu kibaya cy'Imowabu, muzagisanga mu gitabo cyo kubara, hafi ku gice cya 13 igice cya 14, nibwo ndetse kugeza ku 16, nibwo Baramu ari kuva mu bwoko bwa Isirayeli. Yabwitegereje aho bwari bukambitse, aravuga ati reka mbabwize ukuri. Abwira Baraki ati nge sinashobora kuvuba bari abantu, ubundi wavumute ab'Imana itavumye, warakarira te ab'Imana itarakariye. Ati nabitegereje mbona babunze mu intare y'ingore. Iyi ntare yavugwaga ni iyihe? Ni Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi. Niwe wavugwaga, abaramuhanuye. Hanyuma gato tugeze mu bahanuzi mu gice cya 5 cya Yesaya, cya 9 tugeze mu gice cya 9, Yesaya barabihanuye. Aravuga ati reka mbabwize ukuri, dore umwe azasama inda, abyara umwana w'umuhungu, azitwa Emmanuel, Imana ikomeye, umujyanama, data wa twese. Amare kuvuga ayo magambo, buke mu gitondo aravuga ngo noneho rero umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Aramusobanura aho ni mu gice cya 9. Amuvuga ibigwi, amusobanura ataraza, ataraga. Ubundi iyo ugiye gusesengura neza, abasesenguzi batubwira ko iki gitabo cyangwa se uyu muhanuzi Yesaya ahanura Yesu byabaye mbere y'imyaka 700 yuko Yesu aza. Nyuma y'imyaka 700 nibwo Yesu yaje bisohora muri rya sezerano ryavuze ngo dore umwari azasama inda. Twinjira mu gitabo cya Luka. Igitabo cya Luka igice cya mbere nibwo tubona marayika agenderera nde, bita marayika Gabriel agenderera umwari Mariya. Mu gice cya mbere cya Luka niho tuzasanga ayo magambo. Hanyuma Mariya aravugwa ko azabyara umwana, marayika aramugena ngo urahiriwe Mariya, urahiriwe.
ati dore ugiye gusama inda uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Manuel. Ati niko byashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Ijambo uko ryavuze riravuze ngo icyo gikorwa nikijya kuba, sifa kwa Mungu, aravuga ngo umwuka wera, imbaraga z'Imana zizakuzaho, umwuka wera narangiza gukingiriza usama inda, iyo nda numara kuyisama uzabyaramo umwana w'umuhungu uzamwite Yesu cyangwa se Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero Yesu yaze kuvuka, avuka byawe na Mariya, avukira i Nazareti hariya muri Betelehemu, aravuka avukira mu kiraro cy'inka. Ni amakuru dusoma yanditse mu gitabo cya Luka mu gisome cyose, uhereye ku gice cya mbere harabisobanuye neza, hasobanura n'uwagombaga kumutegurira inzira ari we Yohana, nawe aboneka muri icyo gice cya mbere cya Luka. Hanyuma rero Yesu Kristo aje gucungura abari mu isi. Hanyuma rero iyo twinjiye neza mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza, ubwo nihuse kandi ubwo nshaka ko tugera ku ntego tutagiye muri byinshi, udashaka kuvuga Yesu Kristo. Ntaragera kuri Yohana, reka ngaruke mu gitabo cy'imigani igice cya 22 ureke ku murongo wa 8 havuga uwitwa Bwenge. Bwenge aravuga Ubwenge atangiye gusobanura, atangira avuga ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye, ataragira icyo akora nari mpari, imfatiro z'ikuzimu n'iz'isi zitarabaho nge naragaragajwe. Ayiwa data twese we. Bwenge arisobanura aravuga ngo ibyo byose bitarabaho icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga. Iyo tugezeho hasobanura ubumana bwa Yesu. Bamwe bavuga Yesu ko ari umwana n'intumwa nk'izindi, bakamugeranya na Muhammad ko ari intumwa y'Imana bamupfobya. Nagira ngo mbabwire ko iki gitabo kivuga Bwenge, uwo Bwenge ni Yesu, kandi niwe wavugaga. None aravuga ngo ibintu byose bitarabaho naragaragajwe. Ariko reka twari kubivuga nk'amagambo tuhasome. Gitabo cy'imigani, uwo ni Yesu ndimo mvuga. Ntago turagera ku rupfu rwe cyangwa se iki, turamaze tugira ngo tubanze tumenye Yesu ninde. Uwiteka mu itangiro ry'imirimo ye yarangabiye, ataragira icyo arema, uhereye kera kose nari imitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa, ikuzimu hatarabaho naragaragajwe, amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka, imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe, yari itararema isi no mu bweru n'umukungugu w'isi utaratumuka, igihe yaringanije ijuru amajuru, igihe yaringanije amajuru nari mpari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomeje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi, icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo, nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibineza neza byanjye byari ukubana n'abantu. Nuko rero bana banjye nimunyumvire, kuko hahirwa abakomeza inzira zanjye. Yesu ashimwe cyane. Urumva uwo ni Yesu wavugaga, niwe Bwenge, niwe wagaragajwe ibintu byose bitarabaho. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Tumaze kubona rero uyu Bwenge, nujya gusoma mu titire y'igice cya 8 ndavuga ngo Bwenge yongera guhugura. Uwo ni Bwenge, niwe Bwenge rero, sifa kwa Mungu. Uyu Bwenge rero niwe utanga ubwenge. Niyo mpamvu umuhanga witwa Yobu mu gice cya 28 umurongo wa 28 yaravuze ngo yabwiye umuntu iti, dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge ni ukumenya Imana. Rero Kristo niwe Bwenge, sifa kwa Mungu. Hanyuma rero Yohana 13:16 niho havuzwe amagambo yavuzwe n'Imana ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwizere uwo mwana wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nguwo Kristo rero. Noneho tugeze ku gice cya Yohana 17:3 haravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Kristo, ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Nguwo Yesu Kristo rero. Nguwo Yesu Kristo. Baramuvuze ibinyejana bigera muri 7 byose biratambuka bakimuvugaho. Ikintu umuntu yakwibaza, kuki aba bahanuzi bose bagiye bakomozaho ariko izina bakaritsinda?
uraza kwegera imbere ho gatoya kugira ngo tuze gusobanukirwa cyane byimbitse turebe noneho uyu Kristo abo yaziye. Abo yaziye. Urakoze cyane. Uyu Kristo yaziye bandi. Waruvaje ati kuki benshi bagiye bamutsinda. Abahanuzi ba kera bagiraga iyerekwa ry'ibizaba, rimwe na rimwe ntibabibone, kandi bagahanura ibizabaho ntibabishyikemo, ariko barabihanuye. Uyu Kristo rero yahanuwe kuva mu itangiriro, kubera iyihe mpamvu? Adamu akimara gukora icyaha hagombaga kuboneka undi muntu uzacungura abantu kugira ngo bave mu byaha. Nk'uko Adamu yazanye ibyaha mu isi, niko hari hakenewe Kristo kugira ngo akure ibyaha mu isi. Niyo mpamvu nitwinjira mu rwandiko rwa Yohana yavuze ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Rero icyo uyu Yesu yaziye niki? Yaziye kugira ngo amareho, kuko hari ibintu bigera muri bitatu bikomeye nshaka kuvuga byatumye Yesu aza. Icyambere nshaka kuvuga gikomeye, mumbabarire mu nyumva abantu badukurikiye bacyumve neza. Ikintu cyambere cyatumye Yesu aza nuko abantu bari barushye ku rwego rw'indengakamere. Uku kuruha kwavaga kuki? Sasa nyuma yuko Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yagerageje kubona urundi rubyaro rwubaha Imana, ariko nyuma yaho narwo rwononwa n'imbaraga z'abana cyangwa se z'imyuka yaje iryamana n'abantu b'abantu. Mu gice cya 6 cy'itangiriro abantu barononekara baba babi. Imana yicuza icyatumye irema umuntu, ifata icyemezo cyo kurimbura abantu yaremye. Harokoka uwitwa Nowa. Kuri Nowa harokotsemo abahungu 3 ba Nowa, nabo barabyara barororoka, bagize nkaho bakagwiriye, bageze ahantu biti baberi barahaguma, baravuga ngo noneho ntago byo gukura mu isi, ntago tujya ngo dugwire mu isi, reka twigumiraho. Bubaka umuntu ngo bishakire izina rimenyekana. Iti ntago nabihanganira sha, ndabona ibyo bintu mwiyemeje muzabikora. Ibanyuranyije indimi batatanira mu isi. Batataniye mu isi nibwo Abahamu bagiye Burasirazuba, Abashemu nabo bajya mu majyaruguru, Abayafeti najya baberekeza Aziya. Ubwo ni imiryango 3 bene Nowa gusa baratangira bagwira mu isi. Mu kugwira mu isi none kubera ko Imana yari yatanze itangazo ku gihe cya Nowa, iravuga ngo ishyizeho umukororombya, ntabwo izongera kurimbuza isi umwuzure, ishyiraho ubundi buryo kwizabarimbura, ariko noneho mu kurimbuka kw'abantu bagomba kuzira ibyaha bakoze. Hanyuma mu rubyaro rw'uyu mugabo witwa Shemu niho hakomoka umugabo witwa Buramu, ukomoka ku witwa Tera. Uwo Tera akamuzukuruzaho kwande wo kwa Shemu. Havuka uwitwa Buramu. Rero Buramu Imana iramuhamagara imukura mu cyo bita Uriya Bakarudaya ngo imujyane mu gihugu cya Kanani. Uyu Kanani yarinde yari umuhungu wa Hamu. Ubwo twinjiye deep y'ibyo bintu nibirebire. Hanyuma avayo, mu kuvayo Aburamu hamagawe ahabwa amasezerano. Niki cyambere yabwiwe kugira ngo haboneke urubyaro rwubaha Imana, ari rwo Kristo yaziye. Ijambo rya mbere yaramubwiye ngo wowe Aburamu, nshingiye ku buryo nkubona n'uburyo numva ijwi ryawe n'amarangamutima yawe gushaka ubusobanukirwa Imana iruta ibigirwa Imana so akora, va mu nzu ya so. Icyo ni cyambere yamusabye, usige igihugu cyanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Yamusabye ibintu 3. Icyambere ni ukuva, icya kabiri ni ugusiga, icya gatatu ni ukugenda. Va mu nzu ya so, usige igihugu cyanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Imusezeranye ibintu 7. Mu bintu 7 yamusezeranije, icyanyuma nicyo ndi buvuge. Yaravuze ngo amahanga yose yo mu isi niwe azahererwamo umugisha. Amaze guhabwa iryo sezerano niho urubyaro rwitwa rw'Abisirayeli rukomoka kuri Aburamu. Kubera iyihe mpamvu? Uyu witwa Aburamu niwe wabyaye witwa Isaka. Isaka abyara witwa Yakobo. Yakobo niwe witwa Isirayeli. Ku urubyaro rwa Isirayeli nirwo rwavuze imiryango 12 ya Isirayeli. Urwo rubyaro rwa Isirayeli rero ruhabwa kondisiyo, ruhabwa amabwiriza yo kubana n'Imana, kuko bari bafite sekuruza wizeye Imana y'umuhanyiriza no gukiranuka. Ni kuwandikiye Abaheburayo yavuze. Uwo rero wizeye Imana y'umuhanyiriza no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana. Urubyaro rumukomokaho rwahawe isezerano. Icyo akora mu gice cya 15 cy'itangiriro niho usanga uyu mugabo witwa Aburamu yaragize ikintu cyitwa kurangara. Arangaye ku kirengarenga arasinzira, igitambo kiribwa n'inkongoro, abwirwa amagambo akomeye ngo urubyaro ruzamukomoka ruzajya mu bunyage imyaka 400. Ndashaka kugera ku ntego rero. Mu gihe Abayisirayeli babayeho, Imana yavuganaga nabo mu gihe bagendereye. Munyumve neza. Mu ngo bya Edeni Imana yaramanukaga ikazi kaganira na Adamu na Eva.
bakumva imirindi yayo mu mafu ya nimusi. Mu gihe cy'abakayini yavuganaga nabo live, nubwo bari bakoze ibyaha baravuganaga bakumva ijwi ryana. Nicyo cyatumye habaho kujyagingana cyangwa se kudiringa hagati ya Kayini. Jewe n'igihano manye kame mu ngewe sinyemera, ngewe umuntu wese uzambona azanyica. Uwiteka aravuga ati ubwo wisabiye ibyo ngibyo kudashaka gupfa, ahubwo umuntu uzica Kayini azabihorerwe karindwi, ahubwo uzabigicamo cye n'inzerereza imyaka yo kubaho kwawe kose. Buriya rero niyo mpamvu ugomba kujya mwitonda, hari n'ibyuzukuruza bya Kayini. Ubu dufite abuzukuruza ba Kayini bicamo cye. Imana giturwanira ntabwo biba byoroshye. Hari igihe muri urugendo uhura kandi ubishe wabihanirwa. Ni nk'uko Yesu yanze kurangura urukungu, aravuga ati nimurureke shabu ruranduye mwarurandura n'amasaka mureke bikurane, hari igihe isarura rizagera. Niyo mpamvu naka karahise kacemo ikintu kigize urukungu mu masaka kikagangara kikagira ngo kizasarurwa. Reka nyir'umurima naza gusarura, ni ukuri ko Imana azahunika amasaka azabitandukanya. Nubwo uyu munsi utabitandukanya ngo byemere, ubona utabitandukanya, bose bavuga Imana, bose bavuga Yesu, ariko hari igihe bizatandukana. Nyir'umurima naza azarandura urukungu. N'ubundi Yesu yaganiriye n'abigishwa babibwira akantu keza, arababwira ati jareka mbabwize ukuri, mwebwe nkurikije ukuntu mbabona n'uburyo tugerana, hari ugisenza hari igihe nzabarobanura, kandi nzabarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Atari ko gahunda ukuntu izabiteye, intama nzazerekeza iburyo, ihene zo ni ibumoso. Kandi hari ukuntu nzavugana n'abari iburyo n'ukuntu nzavugana n'abari imoso. Harya woza uri mu kiye gihande. Buriya nawe udukurikiye uragerageza ubyumve neza, nawe ushaka ahantu uzaba uri muri uwo munsi. Hanyuma twigarukire kuri iki kintu twari turiho mu bintu byazanye Yesu. Ubu bwoko uburyo bwabanaga n'Imana, bumvaga Imana. Igihe babaye mu bunyage, reka mbabwire ikintu gikomeye. Ubunyage bamazemo imyaka 400. Bari bazi ko ari Abaheburayo, ariko bazi ko batawe. Kubera iyihe mpamvu? Bari basigaye batagifite ibindi byiringiro, icyakora bazi ko Imana yabo yabajugunye. Na nicyo cyatumye ubuhanuzi bwavuze ngo Uwiteka Yehova yarantaye, Uwiteka yaranyibagiwe. Niko bavugaga. Ariko nyuma yaho gatoya ngo baratatse shaho, batakishwa n'uburetwa. Naratangaye Beti, naratangaye. Ntabwo ari amasengesho basenze. Andagira ngo abantu badukurikiye babyumve ikintu cyatumye Imana yohereza Yesu. Baratatse, gutaka batakishijwe n'uburetwa, gutaka batakishijwe n'umubabaro, ngo kurazamuka umuniho wawumvikana mu matwi y'Imana. Irangije iravuga ati no, nigeze nsezerana na Aburahamu kubwo kubwe nzabugarura, nzakabugarura. Noneho harageze, reka ngende bugarura. Ihita itoranya Mose. Mose uburyo yavutsemo ntago mbwinjiramo, nindi deba. Nindi deba zaba nyinshi, nindi deba ndende. Hanyuma Mose aragenda ku rugo bwoko bwa Isirayeli mu Egiputa. Sasa icyabaye niki? Nuko Imana yavuganye na Aburahamu na Mose ngo ajye gukurwa bwoko bwa Isirayeli mu Egiputa. Aragenda, yavuganye nayo asanze mu gihuru cyaka kidakongoka. Iramwiyereka muri icyo gihuru, baravugana live, yumva ijwi ry'Imana, arayisubiza, irongera iramuvugisha, arongera arayisubiza, arayibaza, iramusubiza. Bigera ubwo ababwira ati niba ari wowe untumye uragira ngo ngende, ni iki kintu cyerekana ko ari wowe turi kumwe? Iramubwira ngo rambika inkoni hasi, ihinduka inzoka, arayitaza. Amare ko yitaza, ijwi rirabo arongera amubwira ngo ngaho yisingira umurizo, ihinduka inkoni. Ati icyo kikwereka ko ari ndi Imana. Mose aravuga ati bya bintu birakora, ubwiri gukora ibintu bimeze gutya nzagenana nayo. Icyakabiri aravuga ati iki ntago gihagije, nyereka ikindi. Ngo afata ikiganza cy'iburyo, ngo agishyira mu kwaha, ngo kiza kibembye. Ngo aratangara babazwa nuko kibembye. Aramubwira ngo nagisubizemo, ngo munakigarutse ari kizima. Aravuga ati ni y'Imana koko. Iki gihe Mose yumvaga Imana kuko atarigeza yumva mu bundi buzima. Mu bundi buzima yarize inyigisho za Egiputa, muri ndi buzima yize igisirikare cya Egiputa. Amaze gusobanukirwa ubwoko bwabo nabwo bukomerekeramo. Yabukomerekeye mwate. Nuko umunsi agira ishyaka ry'ubwoko bwabo, akemera kuba yaba mu buzima bwabo, ngo yagiye kubakiza bari kurwana. Aravuga ati niko sha, ejo bundi waraje wica umunyegiputa, none natwe ushaka kutwica sha, ibyawe twarabimenye. Aravuga ati abanyazi barankora ahubwo, arakimira narirukanka. Burya niba hari ibintu bigorana, ni igihana giturutse kuri mwene se.
icyo kiraryana. uzarwana intambara y'abapaganira iroroshye, niba hari intambara yoro ni ukurwana n'umupagani, kuko uzi ko hari umupagani niyo akubwiye nawe uravuga ati niko ateye, ariko uzi kurwana n'intambara n'umuntu musangira igaburo. uzi intambara y'umuntu musangira igaburo wamuhungira he? Ni bya bindi Yesu yavuze ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka, ariko hari igihe bizasobanuka. aha turaza kuhagera. Reka dusubire inyuma gatoya. Hanyuma baba muri ubwo buzima, babaye muri ubwo buzima, Imana ivugana na Mose, arangije arayibaza atari ku bundi ningera kwa Farawo akambaza ngo Uwiteka ninde nzamubwira ngo iki, arambwira ngo uzamubwira ngo nduwo ndiwe, ndiho. Ati none se nambaza izina rya kabiri uzamubwira ngo nitwa nduwo ndiwe. Aya ntibihagije, nambaza irya gatatu uzamubwira ngo nduwiteka Imana ishobora byose. Aya aravuga ati none aha kabisa ndemeye ndagiye. Ariko mu gihe bagendaga yari mu rugendo ari kumwe n'Imana, yigeze ayibwira atari kuwite ngendagira ngo tuvugane ukuri, niba ari wowe untumye ukaba ungiye kubwira ngo njyane n'aba bantu banzu unyiyereke ndeba ubwiza bwawe. Arangije ati rero Mose unsabye ikintu gikomeye, ntawe ndeba mu maso ngo abeho, ariko kubera ukuntu nkwemera sifa kwa Mungu nzanyuza kugira neza kwanjye mu maso yawe. Nzanyuza kugira neza kwanjye mu maso yawe. Na niyo mpamvu uyu munsi nta bundi buryo tubona Imana ni neza yayo, imirimo dukorera nigitumya tuyihamya, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Turacishaka kugera ku rupfu rwa Yesu, nicyo rwari rugamije. Ubu turimo turavuga Yesu. Hanyuma rero ni introduction. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero ubu bwoko Imana ibwira Mose ngo nta wundi mu maso ngo agire gute ngo abeho. Hari ikintu kimwe nakora, nanyuza kugira neza kwanya mu maso wawe, ariko hari ahantu bugufi bwanjye, hari ahantu habaho bugufi bwanjye. Aha bugufi bw'Imana tuzahavuga ubutaha. Nimvuga kuri bugufi bw'Imana ubu nahita ndeviya, ngeze bugufi bw'Imana na deviya, reka tuzahavuga undi munsi. Arabura hari ahantu bugufi bwanjye ugenda wihishe mu busate bw'igitare, nanjye ndakinga ikiganza mu maso ngo utande bugapfa, ariko nimara gukingaho ikiganza ndatambuka, nimara gutambuka ndagikuraho, nawe urahita umbona umugongo. Niki cyatumye mubwira ngo aramwereka umugongo? Ujye muri 38 Yesaya yaravuze ngo mwebwe bonamenye mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, ndiwe nzabaheka. Amina. Imbizi zarinda ziburuyenzi nkibaheka. Ngubwo ubuzima bari babayemo rero, bumvaga Imana bugufi bwabo. Abayisirayeli Imana ikagendana nabo, hanyuma ifashe icyemezo cyo kubakurayo, irirekarama. Munyumve neza akakano karakomeye. Imana iridekarara iravuga ati ngewe ku manywa nzajya mpinduka inkingi y'igicu, nijoro mpinduka inkingi y'umuriro, ariko mubone ko turi kumwe. Imana yagiye hagati y'ubu bwoko ntibwanayubaha. Munyumve neza, baragenda bambuka inyanja itukura bari kumwe n'iyi Imana barayibona. Nyamara Imana hari ahantu bageze ku nyanja itukura bitotombera Imana na Mose ubwo yari isubiye inyuma gati igiye kurwana n'ababisha babo. Seko nabagiye kwabekamwe imyenda myinshi, ngiye kuvuga ngo nahanga nzababwira kuri iyi nyanja Ipihahiroti. Tuvuga ahantu bita Ipihahiroti. Ipihahiroti ni ahantu hatangaje, ni ku nkombe z'inyanja itukura, aho Abayisirayeli bageze. Imana irababwira ngo nimusubire inyuma ho gato. Bageze ku nkombe, aho kugira ngo bambuke irababwira ngo nimusubire inyuma ho gato. Kandi noneho mu gusubira inyuma umva akantu gakomeye, ibabwiye ngo nimusubire inyuma mubamba amahema Ipihahiroti, yarababwiye ngo ngewe hari ikintu ngiye gukora. Ngewe ndabizi ko nimubamba amahema hano hari abantu bagira umunwa muremure, hari abantu b'icyomozi bazi kuvuga. Baragenda babwire Farawo, bamubwira ngo Abayisirayeli ubutayu bwarabakingiranye n'inyanja irabazitira ntibashobora kwambuka, none genda usubire yubazane. Koko niko byagenze. Arangije abwira Mose ngo ubwire Abayisirayeli mutuze, ndashaka kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku ngabo ze, kugira ngo Egiputa yose izamenye ko Uwiteka yanyuze mu gihugu. Amina. Ndafashijwe we. Asifiwe Yesu. Amina. Farawo ntiyamenya amakuru, atezwa agatego atazi, ngo amare kubyumva ko bagumye aho ngaho. Aravuga ati kwihangana birananiye. Haleluya. Aravuga kwihangana birananiye nubwo imfura zapfuye. Ye baba we, mutumye ninjira muri Ezekiyeli yahanuye ngo iki, yavuze amagambo akomeye. Aravuga ati nukuri kw'Imana ngewe Uwiteka nibasiye Farawo ndamuvuna ukuboko, ndetse nimvuna ukuboko ntabwo kuzapfukwa, na farumasi nzazikinga ntazavurwa.
kugira ngo atabona ukuntu yongera kwegura inkota. Ati noneho rero ubwo kwa mbere nakuvunnye amatwi yakaba arimo ibiti, n'ukwa kabiri ndakuvunnye. Kwari kugifasha inkota nayo nyigushije hasi. Ariko Yesu vraiment uraryoshye kabisa. Nuko wavuze ngo ntuzongera kunywa ku kantu, ubu nkubwiye ngo ahantu wicaye mu bwami bwawe wigurira akantu nkwe, uraryoshye kabisa. Ariko eherutse kwirahira avuga ati nukuri sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu ntarabona icyo nari naragiye gushaka. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo Farawo baramubwira ngo Abayisiraheli bayeze ku nyanja itukura, ndetse byarangiye babambye amahema, ngo yakomandenze ingabo zose, izigendera ku mafarashi, izigenda n'amaguru hasi, izigendera ku mbese ingabo zose za Egiputa ngo razishumura razizana, ngo nimuze tujye kuzana bari abantu. Umva akantu kabaye aha hantu mu nyumve neza, hakunda gutungura abarokore, hakunda gutungura abera. Yari babwiye ngo nimubamba amahema, ndashaka kwiheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no kubahetswe nayo. Uri kubyumva? Noneho Bibiliya iravuga 14 mu gitabo cyo Kuva ngo Farawo abatuze. Sasa amaze kumva ko bakingiraniwaho, ahagurukirwe no kuza kubagarura. Noneho ngo abatuze, Abisirayeli babibonye bibagirwa ijambo Imana yavuze. Umvise aka kantu? Akenshi na kenshi beti abantu badukurikiye babyumve, Imana ivugana nabo bakabyumva, ariko ikigeragezo cyaza bakibagirwa iby'Imana yavuze, bakabona ubukana bw'ikigeragezo ntibabone imbaraga z'ijambo. Yo dekitando before predere dry, iyavuganye natwe niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Mbabazwa nuko abantu babona imbaraga z'ikigeragezo ntibabone imbaraga z'Imana yavuganye nabo. Bakibona ngo Farawo batuze, Bibiliya iravuga ngo bose bitotombera Imana na Mose, baravuga ati nikomo turenda kuza kugwa hamwe Egiputa nta mbaza zihari, turenda kugwa hanga tudafite n'abadushingura. Ngo ariko Mose arababwira ati nukuri rwose ibyo muri kuvuga ndabumva, mwitinya nimwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi. Abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona, Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Mu yandi magambo Mose yarababwiye ibintu nawe atari kumva, kuko ntabwo yari afite icyo yavuga. Ngo noneho Mose ngo asubira inyuma ajya kubaza Imana, yibajije atari kuwite nibi twavuganye. Arangiza iramubaza ngo ariko niki gitumye untakira? Ariko se mu by'ukuri Mose nta kibazo yari afite kigaragara. Umva icyatumye Imana imubwira ngo niki gitumye untakira. Yari mubwiye ngo amagambo navuganye nawe njya kubikora ntuyazi. Wibagiwe ko nakubwiye ko ngiye kwiheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye n'abahetswe nayo. None ibyo bintu bikuvuyemo nawe ugiye kuntakira nkabo. Bavuze induru nawe uvuze induru, ari wowe twivuganiye. Harangira ati no, bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Kuri icyo ugomba gukora, rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja. Ngo akiyirambura, ndatangaye, haleluya, ngo akirambura inkoni. Bibiliya ivuga iki? Ngo Imana ihuhisha umuyaga w'iburasirazuba. Ndashimira Imana. Umva icyo byari bivuze, ko ngiye kuzuzwa ngo kagira Imana. Umva uyu muyaga wavuye iburasirazuba icyo wasobanuraga. Uyu muyaga uva iburasirazuba wasobanuraga Yesu, kuko Yesu yavukiye i Nazareti iburasirazuba, ngo niho abanyabwenge baturutse baza kumuramya. Uyu muyaga wasobanuraga imbaraga za Yesu. Uyu muyaga waciye inzira mu mazi wasobanuraga imbaraga za Yesu. Nuhita ugaruka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana 14 umurongo hafi wa 6, yaravuze ngo ninjye nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye. Rero uyu muyaga waciye inzira mu mazi niyo nzira itwinjiza muri Kanani. Iyo bavuga Kanani y'icyo gihe ni ubwami bw'ijuru bw'abera. None asobanura ngo ninjye nzira. Avuga ninjye nzira. Uyu muyaga waciye inzira wavugaga Yesu uzaza gucungura abantu, agaca inzira mu rupfu, agaca inzira mu bwoba, agafata urupfu agaruhindura irembo. Haya Data wa twese we, ni ukugira ngo aruhindure irembo, ni uko yagombaga gupfa. Ndacyavuga ubu kandi mugiye gutuma ngera ku rupfu neza, sifa kwa amina. Nukuvuga
ngo Yesu ufite Yesu ari mu nzira ubwo Yesu niwe muhanda icyo bivuze ni barabara itarimo ibyondo ni barabara mbonera cy'ijuru Yesu niwe muhanda niyo nzira yonyine igerayo amen kandi nta uzajyayo none uzabaze neza agatabo k'umugenzi oya uzabaze neza igitabo cy'umugenzi ngo hari abageze kuri Yorodani batega amato ariko mu Kristo yinjira mu nyanja roga bageze kuri Yorodani batega amato bashaka kwinjira mu ijuru badapfuye bashaka kwinjira mu ijuru nta mibabaro ariko uwitwa mu Kristo ndetse na mwizerwa binjira mu mazi binjira muri Yorodani boga muri Yorodani bahinguka ku marembo bahasanga abamarayika ayaya barabakira babinjiza mu rurembo ariko abitwa bamwe bari kwigendera n'amato banyamugijya nino ngo bageze ku bwato batega ubwato barambuka ngo bageze ku rugi barakomanga barabwira ngo nimuzane urwandiko rw'agatanga kambere urwandiko rw'agatanga kambere nuruhe nuko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe urwandiko rw'agatanga kambere nuruhe nuko yapfiriye muri wazukira muri wowe urwandiko niyo mpamvu Paulo yayobye inzira cyo gukomaga kuki yakomanze ku marembo y'ijuru umwana w'ijuru rurikingura nta makuru bafite ejo bundi Paulo aherutse kubivuga mu rwandiko rwa mbere mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 2 yavuze amagambo akomeye aravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu byo mwagenderaga mu kera mugikurikiza kamere n'imigenzereze yanyu ya kera arangije aravuga ngo kubwakavukire mwarabo kugirirwa nabi kuruta abandi bantu bose ariko noneho kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yabahinduranye bazima na Kristo ibahinduranye bazima na Kristo ibicaza mu ijuru mu buryo bw'umwuka ndapfuye noneho mukagira Imana uburyo itorero ryibera mu ijuru abizera nubwo iturina ntabwo tuhaba twese babona izikarakasa ari ku bwami bwacu buri mu ijuru twebwe original turi mu ijuru twibera mu ijuru mu buryo bw'umwuka tugaruke gatoya rero mukagira Imana mwe ibi ni ibiki Yesu ashimwe cyane barahangaha kuri Yorodani rero sasa nari nshaka kugira ngo mvuge ikintu cyazanye Yesu bari kuri Yorodani Yesu amaze guca inzira bayambukiramo ngo noneho abanyegiputa umva kanu kabaye ntabwo Imana yakora ikosa ryo kwereka abanyegiputa inzira igiye kugucira yitamurura inzira muyigeze hagati ibivuze mbere oya yanabwiye Mose ngo niki gitumye untakirabwira Abisirayeli bakomeze bagende ushobora kwibaza ngo iyo nzira yayiharuye Abayisirayeli bari he ko bari babagezeho ushobora kwibaza ngo iyi nzira yayiharuye abanyegiputa bari he ko bari babagezeho iba tuzi ikintu yakoze ni kimwe hari ikintu Imana ikora rimwe na rimwe tugapfapfana umva kantu yakoze Imana yavuye hagati y'Abayisirayeli nk'inkingi mumbabare mu nyumve gatoya mukagira Imana mwe abantu badukurikiye mumbabare mu nyumve yavuye hagati yabo ngo irangije igi nyuma y'Abayisirayeli ihitire mu rukuta ku ruhande rw'abanyegiputa ihinduka igicu cy'umwijima ku ruhande rw'Abayisirayeli ihinduka umucyo Imana yaciye inzira Abayisirayeli bareba abanyegiputa batareba niyo mpamvu nari ngize ngo mvugane n'umuntu udukurikiye muri uyu mwanya inzira Imana igiye kugucira iyihisha abadayimoni inzira Imana igiye kugucira iyihisha abagome umva nkubwire nubwo nyogosengere wavuze kutazashaka inzira Imana iguciriye imuzanye nyogosenge atabizi icyakora azabona mariage yabaye umunsi w'ubukwe bwazahaboneka ariko aho fiance yabereye ntabwo ahari ariko ndafashwe mukagira Imana sifa kwa Mungu haleluya nanone kandi haleluya nanone kandi haleluya ngo mu ruhande rw'Abayisirayeli ibabera umucyo mu ruhande rw'abanyegiputa ibabera umwijima ibabereye umwijima habaye iki ngo nuko abanyegiputa barindagiriye inyuma y'urukuta hari igihe buriya Kristo yakoze akazi gakomeye kuba hari ibintu irindagiza inyuma yacu hari ibintu birindagira bizi ngo birakubona naho ugacaho bitakubonye byarindagiye birindagirije mu mwijima Abayisirayeli bakubitiraho umucyo ibacira inzira rero sasa baratangira barambuka ngo noneho Uwiteka ngo azana ikintu cyitwa igicuku cya nyuma ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurura mu nkingi y'igicu n'iy'umuriro ngo mu kwitamurura ngo abanyegiputa bagiye kureba babona Abayisirayeli barimo baragenda noneho Farawo aravuga ati nimubatake baramanuka bose ngo bakigeramo hagati Uwiteka ntabwo yigeze afata ikindi kintu ntabwo nubwo yigeze avugana nabo ahubwo ngo yabarebye igitsuri
hari igihe Imana ireba igitsure ntivuge ngo ibarebye igitsure ngo ingabo z'abanyegiputa n'amafarashi yabo bahita babimenya baravuga ati karabaye ati noneho rero gahunda isigaye ni muhungu witeka kuko arengera abayisirayeli akarwanya abanyegiputa. Aho ni Yesu wagaragaye. Turacyari kumwe? Sifa kwa Mungu. Aho ni Yesu wagaragaye. Amare kugaragara yakoze iki? Binjiye mu kintu cyitwa ubutayu. Binjiye mu butayu, uruvange rw'abanyegiputa bomatanye n'Imana y'abayisirayeli rutangira kubagaraguza gati. Rutangira gutuma bakumbura mu Egiputa. None ibonye uruvange rubazengereje iravuga ngo abantu nta kundi kuntu nabatwara ariko bashyiraho amategeko. Cyo ni igice cya kabiri. Ibashyiraho iki? Amategeko. Kubera uruvange rw'abanyegiputa rwinjiye mu bayisirayeli rwagezeyo rutuma bakunda gukumbura Egiputa. Aha niho ba Dotari n'abakorana ba Biramu bashatse kwigumura kuri Mose ngo basubireho n'igice kimwe basubire mu Egiputa. Ariko urwo ruvange ubwo si nk'abantu buriye inkike ko hari ijambo rivuga ngo umukwe naza azareba mu birori abatatumiwe. Ubwo urwo ruvange rushatse kuvuga iki muri iki gihe? Ndumva ntabyumva neza. Unjanye kure. Reka mbabwire. Uru ruvange reka mbabwire akakantu munyumve neza. Uru ruvange rw'abanyegiputa n'ubwoko bw'abantu bamenye ibintu Imana igiye gukorera abayisirayeli bitewe n'uburyo babanaga. None ngo abayisirayeli igihe babagaga umwana w'intama wa Pasika noneho bagasiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango, abanyegiputa nabo barabigana barabaga. Noneho mu kubaga uwo mwana w'intama n'abanyegiputa babaza bagasiga amaraso, umurimbuzi ntiyabanyuzeho. Ubwo abayisirayeli bafataga inzira rero bagiye, abo nabo barabakurikiye barabajyana nabo babona ko ari bo bafite Imana. Ibi ndabihuza n'iki uyu munsi. Hari abantu babonye korari ziririmba bati nanjye numvishe naririmba nkaririmbana n'abariya ariko ubundi nibandika buhariwe. Ahaguruka agiye kuririmba ariko nibandi ryiganya abaririmbyi. Bamenya ko kugira ngo ajye muri korari uko ajya ku gice akabatizwa. Noneho babonye uburyo baririmba bakamenya ko inzira kugira ngo ajye muri korari ukubatizwa, agahita ajya ku gice akaza nk'abandi agapfukama nk'uwamaramaje. Ni nk'umupagani wakunze umukobwa w'umuririmbyi ahita ahwera nanjye ndabyemeye data bw'izina rya Yesu akatura byose akajya ku gice akanabikora neza n'umuhanga akabitsinda akabatizwa yamara kushyingirwa akaba umupagani. Urwo ni uruvange. N'abantu buriye baje mu bandi badafite umuhamagaro badafite n'isezerano baza ari uruvange. Reka mbabwize ukuri, uyu nguyu arakura akaba diyakona akaba mwarimu akaba pasitori ari uko ari uwo kuvanga abantu gusa. Imana idutabare cyane. Rero uru ruvange n'uyu munsi rurahari. Nubwo Kristo yaje nicyo cyatumye Yesu yavuze ngo haje umubi arabiba umwanza biba mu rukungu ngo rukurana n'amasaka. Avuga ijambo rikomeye ngo mubereke bikurane kwisarura bizasobanuka. Nshuti mudukurikiye rero turi kuvuga ku rupfu rwa Yesu. Urupfu rwa Yesu niki kumuchristo? Twari tuvuze ibintu bitatu byatumye aza. Icyambere nuko unyumve neza abantu bavuganaga n'Imana live birangiye baragoma icyaha kibatandukanya n'Imana. Kuko Satani yakomeje kugomera Uwiteka ashyiraho urwango hagati y'inzoka n'uyu mugore. Ni Yesu Kristo wagombaga gukomoka kuri uwo mugore. Twamusobanuye. Hanyuma rero ibintu bitatu bikomeye nuko abantu bavuganaga n'Imana live birangira bitandukanye nabo, irongera ikoresha Mose birangira binaniranye, ikoresha abahanuzi. So nyuma ya Mose yashyizeho amategeko abantu arabananira, abantu batangira gupfa. Icya gatatu haje abahanuzi banga kumvira abahanuzi, basanga nta kindi gisigaye uretse gucungurwa. Uko gucungurwa rero tuzakavuga ubutaha. Tuzavuga icyazanye Yesu, ukuntu yabambwe ari ngewe nawe ashaka n'ikintu cyatumye abambwa ku buryo bugaragara. Imana